Kwizihiza umunsi nyafurika w'irangamimerere mu Rwanda usanze umwaka wa 2023 2024 uturere twa Gakenke, Nyarugenge na Muhanga tuza mu myanya y'imbere mu gutanga serivisi z'irangamimerere. Umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Nemba mu karere ka Gakenke wagize 100% mu gutanga serivisi z'irangamimerere, avuga ko ibanga ryo kwesa uyu muhigo ari ugusobanukirwa neza serivisi z'irangamimerere bityo ukabona kuzikundisha abaturage. Nibinahurizaho kandi n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Ibanga rya mbere no kubanza kumva neza agaciro k'irangamimerere mu buzima bwa muntu. Umuntu udafite irangamimerere asa nkaho nta buzima aba afite. Umwana aravuka akagira uburenganzira bwo kwitwa izina, iyo rero adafite izina urumva byose biba bitangiye gupfa. None n'indi myirondoro yose iyo ayibonye birushaho kuba byiza. Bikaba umwihariko ko irangamimerere rikozwe neza rifasha leta mu igenamigambi. Iyo rero nk'umukozi ushinzwe irangamimerere ubitekereje neza ukabyumva, wumva agaciro k'irangamimerere bigatuma rikundisha abaturage. Tukaba dushimira Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifatanije n'ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare na RBC bafatanyije kugira ngo bahugure kuva ku rwego rw'umurenge, ibigo by'ubuzima ndetse n'utugari, ku buryo akarere kacu ka Gakenke ntabwo twapfuye kuba bambere gusa mu gutanga serivisi, ahubwo twahawe n'ubumenyi. Ibyo byose turabibashimira. Uyu munsi nyafurika w'irangamimerere u Rwanda rwizihije ufite insanganyamatsiko igira iti ikoranabuhanga mu irangamimerere ridaheza. Ni gahunda abatuye mu karere ka Gakenke by'umwihariko mu murenge wa Kivuruga bavuga ko kuzitabira nta pfunwe bibatera. Kwakirira ku murenge ikibazo ufite cyawe, niba ari umwana ushaka kwandikisha, niba se ari umugore n'umugabo ushaka kuzegerana, tukaba tubegera turi hafi. Serivisi rero tukizishimira cyane. Ukegera ubuyobozi waba ufite ikibazo, ukegera ubuyobozi bukatugufasha kugikemura, ariko bari kuguha serivisi nziza yo gukangurira n'umuntu ufite n'umwana utagira mituweli ukamushyira muri serivisi, ukamutangira mituweli, yagwara ukamuvuza, ubwo nawe wagwara ukivuza nta kibazo. Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, avuga ko kubirangamimerere rishyirwamo imbaraga ari ikigaragaza ko leta y'u Rwanda iha agaciro umuturage. Icya mbere nuko leta yacu iha agaciro umuturage, niyo mpamvu ibikorwa by'irangamimerere tubishyiramo imbaraga zikomeye. Igisobanuro bifite cyoroshye nuko leta dukomeje guharanira ko umuturage ashyirwa ku isonga. Ahangaha by'umwihariko tukaba twifuza ko tumenya abaturage bacu igihugu gifite, tukabamenya, ariko tukamenya nuko bameze, ko bari mu bitabo, kuko kuba mu bitabo by'irangamimerere bibahesha uburenganzira bw'ibanze igihugu gitanga. Muri rusange kwizihiza umunsi nyafurika w'irangamimerere wanahuriranye no gutangiza icyumweru cy'irangamimerere, aho kizarangwa no gutanga serivisi z'irangamimerere hirya no hino mu mirenge ku baturage bazikeneye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.